Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente yahagaritse ku mirimo ye Jabo Paul wari usanzwe ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'intara y'Amajyepfo. Mu itangazo ryashyizweho umukono na Minisitiri w'Intebe nuko yamenyesheje uyu Jabo Paul ko hagaritswe kuri uwo mwanya w'ubunyamabanga nshingwabikorwa bw'intara y'Amajyepfo kubera ibyo agomba kubazwa kurikiranyweho. Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente akaba yahise hashyiraho Bob Gakire kuba umunyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo w'intara y'Amajyepfo. Bibaye nyuma y'amasaha make Perezida wa Repubulika Paul Kagame ahagaritse wari guverineri w'iyi ntara Emmanuel Gasana uhagaritswe ku munsi wo kuwa mbere kubera ibyo agomba nawe kubanza kubazwa kurikiranyweho. Bob Gakire wagize umunyamabanga nshingwabikorwa w'intara y'Amajyepfo by'agateganyo yarasanzwe ari umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu ushinzwe imiyoborere myiza. Mu makuru ajyanye n'icyorezo cya COVID-19 Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko ku munsi w'ejo kuwa kabiri hagaragaye abarwayi 3 b'icyorezo cya COVID-19 mu bipimo 1074 byafashwe mu masaha 24 ku munsi w'ejo. Ibi byatumye umubare w'abanduye mu Rwanda ugera ku bantu 339. Muri 339 banduye bagera kuri 244 barakize barasezererwa kuko ku munsi w'ejo kwa kabiri hakize abantu 6. Yivuze ko abakirwaye ari 95. Ntaho iki cyorezo cya COVID-19 cyahitana mu Rwanda. Minisiteri y'Ubuzima yavuze ko aba barwayi bashya 3 babonetse ku munsi w'ejo bahise bashyirwa mu kato bakigera hano mu Rwanda. Abaturarwanda bakaba basabwa gukomeza kubahiriza amabwiriza leta yashyizeho hibandwa cyane cyane gukaraba intoki kenshi n'amazi n'isabune, kwambara udupfukamunwa neza mu gihe umuntu avuye mu rugo cyangwa ahuye n'abantu benshi mu nsisiro cyangwa atuye imiryango myinshi. Iki ni uko ibimenyetso bya coronavirus birimo inkorora, ibicurane, guhumeka bigoranye ndetse no kugira umuriro ikaba yandura cyane cyane binyuze mu matembabuzi aturuka mu myanya y'ubuhumekero. Tariki ya mbere Kamena ni mu kwezi gutaha hari serivisi zari zimaze igihe mu Rwanda igihe kirenga amezi 2 zifunze mu kwirinda ikwirakwira rya coronavirus zizasubukurwa. Muri izo serivisi harimo gutwara abagenzi ku mapikipiki ndetse n'ingendo zihuza intara n'umujyi wa Kigali cyangwa se nanone ingendo hagati y'intara. Minisiteri y'Ubuzima ikabivuga ko mbere yuko iyi tariki igera ubu ngubu hari imyiteguro iri gukorwa. Minisitiri w'Ubuzima Dr Daniel Ngamije mu kiganiro na Radio Rwanda yavuze ko muri iyi myiteguro harimo ibijyanye n'ubushakashatsi mu kureba uko icyorezo cya coronavirus gihagaze mu matsinda amwe namwe y'abantu. Hari imyiteguro mu buryo bw'ubushakashatsi turi gukora bwatuma tumenya nanone uko icyorezo cya COVID gihagaze mu gihugu. Ibyo rero turi kubikoraho ubushakashatsi dukurikirana by'umwihariko amatsinda atandukanye dukekamo kuba bashobora kuba bagira ibyago byo kwandura coronavirus. Harimo birumvikana abashoferi b'amakamyo ya rukurura dukurikirana buri gihe, ariko harimo naho bageze imizigo, hari n'abandi bantu bahura n'abantu benshi muri za salon zogosha abantu biyogosheshereza, hari za restaurant zimwe na zimwe na za hoteli bigaragaye ko muno minsi zagiye zakira abantu benshi kuva zakomorerwa, abantu mu byiciro bitandukanye cyane cyane harimo n'urubyiruko. Usanga ndetse bamwe bari kurenga ku mabwiriza bahawe yo kwambara udupfukamunwa no guhana intera, bityo ukuntu baba bicaye basabanye ari benshi. Ayo ni amatsinda nayo turi gukoraho ubushakashatsi ngo tumenye ko nta n'umwe muri bo waba ufite buriya bwandu. By'umwihariko n'abamotari ubu twatangiye kubasuzuma ubwo bamaze igihe nyine bari mu buzima busanzwe mu mujyi no mu gihugu muri rusange, kugira ngo tubagireho itsinda tuzakurikirana by'umwihariko ko nibamara gukomorerwa bazajya bagenda bahura n'abantu benshi, batwara abantu benshi, kandi basabwa kwitegura gushyira mu bikorwa amabwiriza yo kwirinda kwandura no kwanduza iriya ndwara ya coronavirus. Ubushakashatsi buzashyirwa hanze mbere y'itariki ya 1 z'ukwezi kwa gatandatu. Nibyo tuzashyira ibisubizo twabonye mbere y'iriya tariki kugira ngo tunabyifashishe mu kubakurikirana, kuko turaza kumanura urutonde rwabo, tubahamagara buri gihe nibura nko mu minsi 14 buri gihe baze turebe muri ako kazi bongeye gusubukura batwara abantu benshi niba muri bo ntawaba yaranduye. None ibizava muri ubwo bushakashatsi se ntabwo ari byo byazatanga icyerekezo kuri tariki ya mbere abanyarwanda bakunze no kwita save the date? Ni kimwe mu bizashingirwaho itariki nyine ishimangirwa mu gushyirwa mu bikorwa icyemezo cyamaze gufatwa, ariko twe twegeranya amakuru
atuma twumva tuhagaze neza mu bijyanye n'icyorezo. Iryo tsinda hamwe n'andi matsinda ibizavamo bizashyikirizwa ubuyobozi bukuru kugira ngo guverinoma yongere ifate umwanzuro iwushimangire mu minsi iri imbere, mu nama yayo izaba mu minsi iri imbere. Ariko ikiriho nuko nk'uko byatangajwe twe twegeranya amakuru atuma hafatwa ibyemezo. Ayo makuru rero turi kuyashakashaka tuyegeranya kandi azaba yamenyekanye mbere y'iriya tariki. Ariko minisitiri, umuntu wakurikiranye ibijyanye n'imibare igenda itangazwa mu Rwanda kuva iki cyorezo cyahagera mu kwezi kwa gatatu kugeza n'uyu munsi, u Rwanda rujya gufata ingamba zo gufunga ibikorwa byose. Icyo gihe abantu batangazwaga na minisiteri muyoboye y'abanduye bashya mu Rwanda uko umunsi wagenda gusimburana n'undi, usanga imibare y'icyo gihe nta bitandukaniye cyane n'itangazwa n'uyu munsi. Kandi icyo gihe hafashwe ingamba zo gusubika cyangwa se guhagarika ibikorwa byose. Abanyarwanda basabwa kuguma mu ngo uretse ibikorwa byihutirwa, birumvikana iby'ubuvuzi ni gucuruza ibiribwa n'ibindi byihutirwa cyane. Kandi ubu ngubu ibikorwa biragenda bisubukurwa mu gihe nyamara imibare igisa n'iya mbere cyangwa se byenda gusa hafi aho ngaho. Ibi mu bisobanura mute? Ibisobanuro dutanga biroroshye, nuko imibare tubona y'abantu bafite ubwandu tuzi abo bana bari bo. Ni ukuvuga rero yuko nta na rimwe twatangaje ko hazaba ibi byemezo bizafatwa ariko nta murwayi mushyashya dufite mu gihugu. Abarwayi turabafite, ariko icyangombwa nuko tumenya aho banyura, uko tumenya aho binjirira, nuko tubakira batarahura n'abandi banyarwanda cyane cyane abaturuka hanze. Noneho tukanakurikirana mu gihugu hagati nk'uko twakunze kubisobanura. Ubushakashatsi bwagiye bukorwa mu bigo nderabuzima, mu bitaro n'ahandi hantu hatandukanye mu mujyi wa Kigali, tugerageza kureba niba nta n'umwe urimo ufite ubwandu. Ari nabyo navugaga mu kanya nti turi gukora ubushakashatsi ku bantu batandukanye, ku matsinda atandukanye hano mu gihugu, kuko twemeza ko kugeza ubu ntabwo turabona uburwayi bukwirakwiriye mu gihugu hose nk'uko tujya tubyumva mu bindi bihugu, aho usanga umuntu atamenya uwamwanduje nawe ntamenye uwo yanduje. Ibyo rero ntabwo turabigeraho, aricyo gituma n'ibi byemezo byose byagiye bifatwa. Numva aricyo gisubizo naguha kugira ngo wumve yuko nubwo imibare ishobora gusa naho igaragara nk'iya kera, imibare y'abarwayi bashyashya tubona buri munsi, nta cyatangaza ko ibi byemezo bindi byafatwa. Nuko abo bantu tubazi, tuzi aho binjiriye, tuzi abari bo, tuzi aho bahuye nabo bake bashoboka kuko tubafatira ku mupaka, akaba ariho tubasuzumira. Nta cyabuza rero guverinoma gufata icyemezo cyo gukomora ibyemezo bimwe byari byarafashwe. Ikibazo cy'amatsiko, minisita, tuvuze ngo uyu munsi dufunze imipaka y'u Rwanda, ayo makamyo ntiyinjiye, yego wenda ntibishoboka ariko ni urugero. Tuvuze ngo turafunze, abo bantu ntibinjiye mu Rwanda ubwaho, twebwe abanyarwanda bari imbere mu gihugu nta cyorezo cyaba gihari? Icyorezo cyaba kigihari kuko uko icyorezo tugikurikirana nuko umurwayi aho ari mu gihugu, kuva kiri umurwayi ufite indwara y'icyorezo, icyorezo cyo kiri mu gihugu kugeza igihe umurwayi wa nyuma avuwe agakira, ndetse hakabaho n'iminsi umuryango w'abibumbye ushyiraho nta yindi case, nta wundi murwayi mushyashya wongeye kugaragara, nibwo dufatikanyije n'umuryango w'abibumbye mu gutanga report twemeza ko icyorezo kitakiri mu gihugu. Hano rero dufite abarwayi turi kuvura. Umurwayi turi kuvura ashobora kwanduza umuganga uri kumuvura, uwo muganga agataha mu rugo akanduza umugore n'abana. Urumva ko icyorezo ntaho kirajya. Hanyuma ubutumwa mwaba musigaranye mutabwiye abanyarwanda? Ubutumwa buhari nuko abanyarwanda batagomba kwirara. Ni nacyo gisa naho cyatuzanye cyane cyane, nuko iyo ugiye hanze aho ukareba uri kubona abantu bari gusa n'abatezuka ku ngamba zari zafashwe. Abantu bamwe na bamwe, urubyiruko, ugasanga ntibambara agapfukamunwa neza, barakambarira munsi y'umunwa, barakambara ku giganuse. Abantu barasa naho bibeshya ko icyorezo cyashize. Ntabwo icyorezo cyashize, icyorezo kiracyahari, imibare irahari irabyerekana. Nta munsi w'ubusa tuba tudafite abarwayi bashyashya, kandi umurwayi mushya ashobora kwanduza undi, bikaba uruhererekane. Kwirinda rero kwandura no kwanduza abantu, umuntu ashyira mu bikorwa ingamba zafashwe, ni inshingano za buri munyarwanda wese utwumva. Abantu bambara agapfukamunwa neza, mu by'ukuri kitwa agapfukamunwa ariko burya gapfuka izuru n'umunwa, kandi hari impamvu zituma tubishimangira. Abantu benshi bagiye babibaza ku mbuga nkoranyambaga, bavuga bati se umuntu yari wenyine mu modoka yakwambara agapfukamunwa? Yagombye gukambara kubera impamvu ebyiri. Iya mbere, iyo ukambaye bituma nawe udakora ku mazuru no ku munwa, kandi ntuzi intoki zawe aho ziba zakoze, zishobora kuba zakoze ahantu umuntu wanduye avuye gukora. Wahakora, wahindukira nawe ukikora ku munwa no ku mazuru ukiyanduza. Iyo ukambaye rero ntabwo wakwikora ku izuru kubera yuko nyine wapfutse amazuru n'umunwa. Icya kabiri,
ni byiza ko igihe uri mu modoka bigaragara yuko ugafite kandi naho ugiye uza kuba ugiye ukambaye, naho ugiye uraza kugumya ukambaye. Ntose niba ugiye mu modoka utagafite n'iki cyemeza ko aho uza kugera uza kuba ugafite. Nuhura n'umuntu se uramenya umwakira gute ngo muvugane ku muhanda? Hari igihe biba ngombwa kuhagarara ukavugisha umuntu ku muhanda, uragashaka he ubone kukambara icyo gihe. Icya gatatu, burya n'umuntu umaze kugira imodoka hari intera y'ubuzima bamaze kugeramo mu kwiyubaka, agomba no kubera abandi urugero. Ni byiza rero yuko uwo muntu abera abandi urugero, akagaragaza ko akambaye ntacyo kamutwaye, ntacyo kamwangizaho, nta ngaruka n'imwe ku buzima gafite, kuko arasuzumwe kemezwa n'ikigo cy'ubuzima gishinzwe ibikoresho byo kwa muganga. Nta kintu cyagombye gutuma umuntu atubahiriza amabwiriza yambara agapfukamunwa nubwo yaba ari wenyine mu modoka, kuko izo mpamvu nari maze kubabwira. Rongeraho n'ikindi nyuma yo kuvuga ibyo by'agapfukamunwa, nashaka no kuvuga ikintu cyo guhana intera. Ikintu cyo guhana intera abantu bakizirikane. Ntabwo covid yandura umuntu yegereye undi, amuhumekeyeho, amwitsamuriyeho cyangwa amukororeyeho, aramwanduza. Abantu bagomba kumenya guhana intera nk'uko byasobanuwe, nibura metero imwe cyangwa ukazamura. Ikindi, abantu bagomba kwirinda amateraniro cyangwa amahuriro atemewe. Hari abo usanga byaragaragaye ejo bundi kuri televiziyo abantu bari bagiye muri za sauna. Ibyo bintu gutinyuka gukora ikintu nk'icyo ngicyo tugifite icyorezo nk'iki, ni ukurengera ku mabwiriza, ni ugutesha agaciro ingamba zose zafashwe na guverinoma mu kurwanya iki cyorezo, ni ukubangamira gahunda za leta, kandi bigomba guhanirwa. Nibutsa akabazo kamwe ariko wenda turakavugaho muri make. Yatumaze iminsi twumva mu bindi bihugu hari aho bavuga muri za Madagascar bavumbuye umuti wa covid bita nyine kuba uvura covid. Muri Kongo twarabyumvise mu minsi ishize. Mu Rwanda tuzi ko hari abavuzi gakondo baricaye bo ntacyo bari gukora. Minisante murabibona mute? Ibijyanye n'iriya miti, OMS cyangwa se umuryango w'abibumbye wita ku buzima niwo utugira inama mu bijyanye n'ubushakashatsi butandukanye bukorwa ahantu hose. Iyo miti igomba gusuzumwa ikagaragaza ko ifite ibiyikubiyemo bivura, icyo ni icya mbere, kandi ko nta ngaruka mbi itera ku mubiri ku muntu wawunyweye. Ibyo ni ibintu bibiri bya mbere umuti wose ugomba kuba ufite. Umuti ugomba kuvura indwara witwa kuvura. Icya kabiri, ugomba kuyivura utagusigiye izindi ngaruka mbi mu mubiri. Ibyo bintu bibiri bitari byasobanuka, ntabwo uriya muti dushobora kuwuzana mu gihugu. Oya, navugaga twe ubwacu niba ntawe turimo gushaka. Twebwe ubushakashatsi mu gihugu ntabwo turagera kuri covid-19 ubushakashatsi mu gihugu, nubwo tuba dufite aho duhurira mu nzego zitandukanye, aho dukora duhana amakuru ku bijyanye n'abarwayi dufite, wenda n'ibikoresho bishobora kuba bihari, n'uburyo tubavura indwara baba bafite cyangwa se ibimenyetso bindi baba bafite. Ariko nyirizina umuti, kuvuga ngo dufite umuti turi gutegura, ntawo turatangira gutegura. Minisitiri w'ubuzima Dr Daniel Ngamije. Tukiri ku bijyanye n'ubundi n'iyubahirizwa ry'ingamba zashyizweho, polisi y'u Rwanda irashima abanyarwanda bakomeje kubahiriza ingamba zashyizweho zo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya covid-19, ariko ikanenga abatazubahiriza uko bikwiye. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera avuga ko kugira ngo tariki ya mbere z'ukwezi gutaha igere mu bintu biri mu buryo, abantu bakwiye gukomeza kwirinda icyo cyorezo cya covid-19. Abanyarwanda bakaba bakwiye gukomeza gushimangira ingamba zashyizweho, bazishyira mu bikorwa, zirimo guhana intera, gukaraba intoki no kwambara udupfukamunwa bikaba umuco. Icya mbere ni uko abanyarwanda benshi bubahiriza ingamba, kandi turabibashimira. Ariko hari abantu bakigaragara ko mu by'ukuri izi ngamba batazubahiriza, ndetse hari n'abagaragara ko barimo kudohoka. Ibyo rero nk'uko mwatangiye mubivuga, turimo kugenda tugana itariki ya mbere nk'uko yabivuze, abantu bayise save the date. Njye ntekereza yuko atari uburyo bwiza bwo kuyiganaho iyo tariki. Tugomba kugana kuri uwo munsi mbere yuko tunawugeraho, ariko twumva inshingano zacu nk'abanyarwanda, twumvira amabwiriza, tuyubahiriza uko yakabaye, twumvira ibyo dusabwa, dufasha bagenzi bacu batanabyumva, kubigisha no kubasobanurira no kubakangurira. Natanga urugero rwo guhana intera. Turabibona hirya no hino, cyane cyane ahantu bategera imodoka nko muri gare, nubwo hashyizweho ingamba zo gushyiraho abantu bahagarara, ariko abantu bagira batya mu gihe bategereje imodoka ugasanga begeranye, kandi mu by'ukuri n'imirongo igaragara n'uburyo bwashyizweho ugomba kuba buhari, abantu bakwiye kuba bwubahiriza. Ibyo bintu rero ntabwo dushobora kubyemera. Turongera gushishikariza abatega ibinyabiziga muri gare bajya hirya no hino mu mujyi, mbere yuko ingendo zemerwa kugira ngo zijye mu ntara, yuko bakubahiriza iyo gahunda, kubera yuko kwirinda covid bizahoraho mu gihe izaba ikiri hano. N'ingendo zemerwa mu ntara, iyo gahunda igomba gukurikizwa.
ikintu rero cyo guhana intera isabwa ni ngombwa, tugomba kukijyana kuri izo tariki abantu bavuga ko ari tariki ya mbere, ntabwo tuzazisiga inyuma, ahubwo tugomba kukigira umuco mbere yuko tuhagera. Icya kabiri ni umuco wo gukaraba wari wabanje ubu muco pe, hatangira gahunda yuko abantu bakaraba bakagira isuku bakara inshuro nyinshi ku munsi, mwarabibonye abantu babigize umuco, ariko ubu urajya hirya no hino ukaba wagira nko kuri alimentation ukabona uwo muco usa naho wadohotse, ndetse abafite za alimentation ntabwo bakibutsa abagana, abafite amaduka bacuruza ibintu ntabwo bakibutsa abagana, bagashaka ko inzego z'umutekano zahagera. Turasaba abantu abacuruza alimentation, abacuruza amaduka, abacuruza ikintu icyo ari cyo cyose, abaganwa n'abantu, yuko babibutsa uwo muco wo gukaraba, kubera ko wari warabaye umuco abantu barawufashe bawukora hirya no hino, ubona yuko nta nubwo cyari kikiri ikibazo nk'ibyo bindi turimo kuvuga byo guhana intera cyangwa se byo kwambara udupfukamunwa. Uwo muco rero nibongera bawugira wabo. Icya gatatu gikomeye cyane nuko abantu bagomba kumvira yuko bagomba kwambara agapfukamunwa. Ngira ngo kongera kubisubiramo cyane sinzi ko nabona amagambo bisobanuro, ariko biracyagaragara. Hari abadutwara mu mufuka, umuntu akaviwe atwaye agapfukamunwa mu mufuka, ubwo se ukajyanye hehe? Hari ukambara munsi y'akananwa, ubwo se ubugiye hehe? Hari ukambara ku munwa gusa katageze ku mazuru, kandi Minisiteri y'Ubuzima n'inzego bikorana duhora twigisha uburyo bigenda. Nibambare udupfukamunwa, babyumve, inzego zirahari, uburyo butangwa naho bugurwa babyumve yuko ari inshingano. Ibyo bintu tugomba kubijyana kwindi intera izaterwa yemera abantu kujya hirya no hino mu gihugu, kuko ni ingamba ikomeye yo kwirinda. Ikindi kintu gikomeye ni amasaha yo kubahiriza yo kugenda. Iki kintu turagira ngo tugisubireho kubera ko abantu basa naho batacyumva neza. Ni nabyo nashaka kubaza, isaha yarongerewe ariko twavuga ko gufatwa kw'abantu ntabwo byacitse, ahubwo abantu bumva yuko hongerewe isaha. Naho zinsoma ku mbuga nkoranyambaga z'abantu bamwe na bamwe bakavuga bati twumvise bongeyeho isaha, tukumva ko utubari n'ihoteli zizafunga saa 2, tukumva ko ibintu byose bizaba. Oya, abantu bikwitiranye ibintu. Isaha yongerewe ni ukugira ngo abantu mu by'ukuri ibyo bakoraga muri ayo masaha yemerewe babikore kandi babinonosore, ariko byibuze saa 3 babe bageze mu rugo. Ariko byaragaragaye yuko hari abantu basigaye bagera muri gare saa 2 zarenze. Ntabwo bizashoboka, ntabwo bayongera isaha yo kugira ngo uzarenze uzafunge saa 2:50 na 59, ntabwo bishoboka. Abantu bene bumvira amasaha bagomba kuba batashye, kandi ingamba zirahari, polisi biri mu muhanda, inzego z'ubuzima zibagira inama buri munsi, tugenda tuzenguruka hirya no hino ku masoko, tuba duhari, polisi bihari, inzego zitandukanye ziba zihari zigisha abantu. Nyamuneka abantu bumvira amabwiriza. Uvuye rero uteye indi ntambwe yindi yuko noneho hafungurwa kurusha ibikorwa bitandukanye birimo n'ingendo zijya hirya no hino mu ntara zivuye mu mujyi, utari wagira ibi bintu umuco twavugaga, guhana intera, gukaraba, kwambara agapfukamunwa, kumva ko amasaha ari amasaha atari yo gukinisha, icyo gihe ntawe byatugeza. Ariko turagira ngo tubabwire rero yuko abazakomeza kubirengaho, inyigisho zizakomeza zitangwe, ariko n'ibikorwa bizakomerwa bikore. Mwarabibonye ejo bundi abantu bafashe bari muri sauna, bavuye imihanda n'imihanda hano mu mujyi wa Kigali. Murabyumva abantu bafatirwa hirya no hino, ndetse bari mu tubari. Murabyumva abantu bavuga ngo bagiye gukora ibitaramo ngo biri kuri murandasi, bakagenda bagahura ari abahanzi 5-6 n'abandi bantu 55 baje kubareba, ngo nuko hari bar resto iri butanga ibyo kurya, iri butanga ibyo kunwa, ngo ngo abantu bari bakurikire. Ntabwo byemewe, twabisobanuye. Niba ushaka gukora n'icyo gitaramo kuri murandasi, njye kuri murandasi nyine ugikorereho. Ntabwo ushaka ko uhamagara runaka nguze mu gikorane ve mu rundi rugo cyangwa ze mu kane kare mu gikorane. Gikore abakurikirana baho bari murandasi igera nabo bakukurikiranira aho ngaho. Ntabwo mugomba guterana, ngomba guhamagara abantu rero bikwitiranye ibintu byo kwirinda no gushaka kwishimisha, kubera yuko ushatse ibyo bintu kwishimisha wazakura mu mubabaro. Niki musaba abanyarwanda tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu ni moto niziba zasubukuza kumureye gutwara abagenzi ndetse n'ingendo hirya no hino mu ntara zemewe kuva muri Kigali ujya mu ntara cyangwa mu ntara zo muri Kigali. Polisi mwiteguye gute? Niki musaba abanyarwanda? Icya mbere, umunota wa mbere ndakoresha mvuga yuko abamotari nibitegure, barimo guhura n'abayobozi babo. Icya kabiri, abanyarwanda bose uko bakabaye bataramotari gusa n'abagenda kuri moto, nibumve yuko ibyo basabwa ari ukubahiriza amabwiriza yashyizweho, ariho ubu ngubu, azahinduka uwo munsi nazaza kurikiye mu kwirinda covid. Icya gatatu, turimo gukorana n'urwego rw'igihugu ngenzuramikorere gushyira amabwiriza mu minsi mike turabagezaho bose, abanyarwanda bose n'abazazigenderaho. Ikindi bagatangira amakuru ku gihe, polisi ikabafasha.